Dutanye inkuru yacu y'urukundo. Ahangaha hari abanyeshuri bavaga ku ishuri, yari amasaha y'isaa sita, bataha bajya gushaka icyo kurya, mu by'ukuri bananiwe. Kumbi ku ruhande hari undi mukobwa nawe uvaga ku ishuri ari wenyine. Ni umukobwa mwiza ukiri mutoya, yaratambukaga. Ni abanyeshuri biga muri za kaminuza. Ageze ahangaha ariko yagonganye n'umusore, yarangaye yikubita hasi, ibitabo bigwa hasi. Umusore ati yewe data we, yihangana ni ukuri kw'Imana. Umukobwa ati Mana we, ati rwose kubera icyo ungonze. Undi ati rwose nyihanganira, narangaye, ngwino nguhagurutse. Nuko umusore yahagurukije umukobwa. Ntago baziranye, bose bagendaga baragongana. Wari umunsi umwe, igitondo kimwe, ahantu hamwe, ku ishuri rimwe, abanyeshuri bagenda banyuranamo. Umunyeshuri agongana n'uyu musore, mu by'ukuri atihangana. Umukobwa byamuteye amasoni uburyo agunze umusore yarangaye, yumva rwose ni ibintu bigayitse. Umusore ati se wiga hano se nawe? Umukobwa ati yego rwose niga mu wa kabiri ibijyanye n'ubucamanza n'amategeko. Batangiye kuganira. Umusore ati yo, ati ni byiza cyane, none se bakwita ngo iki se? Ati rwose buriya nyine hari igihe inshuti uyikura ku nzira. Ati witwa nde? Ati Mana yanjye. Umukobwa arahangaha atangira kwimunyamunya. Ati none se uko utansubiza, none se byibura wampaye akanimero kawe nyine ka telefone tukamenyana, hari icyo bitwaye? Urebe umusore yahise afatiraho aza no gutereta umukobwa. Ati nimero yanjye ya telefone. Ati Mana yanjye we, ati ubuse rwose, ati cyakora nitwa Roza, ati ubuse ndayiguha mu by'ukuri ntakuzi, nawe rwose utanzi. Ati n'ubwa mbere tubonanye. Umusore ati hari ikibazo se? Nta kibazo rwose, nyera akanimero nyine tuzavugana nyine tumenyane, wenda duhure no ku ruhande hanyuma tuganire, hari icyo bitwaye? Umukobwa yabanje nyine kwiraza i Nyanza, harabyanga. Ati Mana yanjye, none se ubu ngubu koko ko ntajya ntanga nimero ku bantu ntazi? Ati rwose ko mbyanga cyane. Umusore ati yewe have byihorere, wowe mpa akanimero kawe, ntabwo nzakuderanja, ariko ndi umuntu mukuru nyine, ntabwo nzakubuza amahoro. Nta kindi yakoze umusore, yahereje telefone umukobwa, atakira shyiramo akanamba kawe. Umukobwa nawe agira gutya ashyiramo akanimero ke, yisetsa. Ni umukobwa mwiza, ni icyuki. Arangije ava aho ngaho agenda yirukanka ameze nk'umuntu rwose wishimye. Umusore ati garuka se, ko none se ko wirukanka bigenze gute, ugiye hehe? Reka da. Umusore nuko yasigaye aho ngaho. Umukobwa ashyizemo namba, nta gusezera ntaki, kubera amasonisoni ahita yirukanka. Umuhungu ati nta kibazo, apfa kuba mpaye akanimero, kiriya cyukisha Mana yanjye nzagitereta rwose, ntabwo kizancika. Umukobwa rero amaze gutanga nimero, nawe afashe uyu musore, yaje ahangaha aza yirukanka, aza yishimye. Ati we data we, mbonye nimero ye we, ati Mana we, ati nayishakaga. Ati niko, ati ni njyewe cyangwa? Ati ndarota. Ati uriya muhungu namushakaga, nzajya muhamagara nawe ampamagare. Yewe Imana ishimwe we, ankoreye umuti. Mana yewe data we, ni ukuri kw'Imana sha, ntabwo nzongera kuryama ntamuvugishije. Mujye mureba, kumbi umukobwa akunda uriya musore, ariko ntabwo bari baziranye. Ubanza yamugonze ku bushake kugira ngo bavugane. Ese uriya muhungu ni muntu ki ku buryo umukobwa amukunda bigeze ahangaha? Umukobwa mwiza nk'uyu nguyu w'icyuki, Miss Diamond. Filime yacu nuko itangiye, nakomeza nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique. Yakomeje kuza ahangaha. Ati Mana we, ati rwose njyewe ndamukunda. Ati imyaka yose nshaka uburyo rwose navugana nawe, none mbonye akanimero ke. Yewe data we. Umukobwa disi wagira ngo yarwaye akadege akarwarira umusore. Tuvuye aho rero twagarutse ahangaha, hari undi mukobwa uvuye ku masomo,
ahagaze aha ngaha ameze nk'umuntu ufite uwo arindiriye, kwa kundi abanyeshuri barindana, hagira gutya atangira guhamagara mugenzi we, kumbi uwo ahamagara ni wa mukobwa wundi umaze gutanga nimero ya telefone. Mu ndebere nawe yaje yirukanka mu muhanda, ageze aha ngaha ati yesheri we, ati biteze, ati niko wandindiriye, ati mana ngufitiye inkuru nziza we, ati ndishimye muri uyu munsi, ati rwose aya masaa sita ariko se byagenze gute kumwe wagira ngo ubaye umusazi, wasaze, wasinze se amasomo, n'amazi se wanyweye hariya ku ishuri, niko ni ibiki kumwe wagira ngo wasaze, yitereye hejuru n'ibintu bitangira gutakara, amakaramu, amapenso, ndetse se zimpe nyine byagenze gute, ndati yewe urumva nyine nabonye akanimero kasha wa muhungu nkunda cyane, yo batangiye guhoberana, ati akanimero ke nakabonye we, ati ubu ngubu uzi rwose mana yanjye ni ukuri nzajya muhamagara ampamagare, ubu agiye kuntereta ndabizi, uzi ukuntu namukundaga we ntubizi Karema, ati Karema se ubundi azi guhaye gute we, kuriya musore nyine abantu benshi nyine bamutikiye usanga nyine bamukunda, ati uriya musore nyine urumva ni uhariya ku isantere rwose, ariyubaha, akunda gusenga, aracecetse. Umukobwa arahanga aturumva nyine mvuye ku ishuri ngira gutya turagongana, hanyuma mpita nyine nirebesha hasi nk'umuntu nyine usitaye, arangije nyine arampagurutsa, nuko turaganira, nagize amasoni nyine namweretse ko nyine ntamukeneye, nuko nyine birangira anyatsa akanimero ndakamuha. Mujye mureba umukobwa arahanga ati sha noneho rero naba nawe nanjye rwose ntegereje umuhungu uzantereta nkamukunda pe, nanjye ndashaka inshuti. Umukobwa arahanga ati hanyuma se ntabwo Keve mugikundana, ndatereka da byararangiye, nasanze Keve ari umuhehesi ashaka gusambana gusa, ati rwose nta muntu murimo. Umukobwa atereka da ntabwo nari nzi ko byarangiye, nari nzi ko mugikundana maze, ati kumwe byararangiye, ati byararangiye uheruka rwose wowe inzira muki. Abakobwa barahanga ati nyine ihangane uzashishoze nyine uzabona umuhungu mwiza uzagukunda, rega nawe uri icyuki. Ariko umukobwa ati sha havi rwose, ati uzi ko mbyibuka nyine nkumva ngize agahinda, nanamukundaga ariko yanciye inyuma nyine bihita birangira. Yo yatangiye kurira arizwa n'urukundo, mu gihe nzaza aha ngaha aza kumuhoza, kumbi tuvuye aho ngaho ku ruhande n'ubundi hari abavaga ku ishuri bageze aha ngaha, ni umusore w'ibogari, abakobwa baraza rwose baza kumuganiriza, afite ibyuki aha ngaha bibiri, atariko sha mana uri mwiza kabisa, uzi ukuntu uteye neza, mana urimo pe rwose, ufite nyashi mu nda zeru, ndati nkwereke se warebye, ariko ntabwo warebye neza, ahubwo nyine itegereze we, nyashi ndazifite, yewe data we, ni abanyeshuri bari aha ngaha. Aha hari umusore mwiza, arangije afata n'undi mukobwa, hati sheri nawe uri uwanjye mani, mwese muri abanjye, hari ibirenze se, hari ibirenze rwose, ngewe uwa babiri rwose, ngewe nta birenze, ngewe nzayambaho urukundo mwese icyarimwe. Umukobwa araseka, ariko se rwose ubu uwababirira, ariko wa muhungu we wabaye gute wowe kufatafata, ati ngewe mwese nzabahaza yewe urukundo, ati ngewe uranzi nge ndi icyamamare, ati wowe nzagukunda n'uyu mukunde mwese, ati twese. Abakobwa barahangaha batangiye guseka, bakunda bose umusore, akabakunda bose, ngo nyine ngo ni uwa babiri, ni urukundo ngo rugezweho nyine rwa rundi rw'iyi minsi. Umukobwa umwe araza ati nyine hanyuma se nyine banza usome nyine sheri, banza usome. Umusore arahangaha baza kumunywesha, ni bogari, mujye mureba. Undi mukobwa arafuha ati niko, ariko waretse rwose kumuha fanta, ngewe ntaramuha, atereka nihere sheri, ariko sheri arasama, batangira kuganira, batangira guseka, barishima. Ni abanyeshuri bavuye ku ishuri, dore amandazi we umusore bagiye kumuhata, ariko rwose waretse, baramwopesha, baramukinisha, bakishima. Mbese abakobwa bose ubanza bakunda umusore umwe we, ariko se bibahora muri iyi minsi, cyangwa bose bishakira agafaranga? Barakwereka filime itangiye inakomeza,
ese bizaherera hehe? Umusore bakomeje kumuha keya, bamuha ibindazi, asoma kuri fanta, ni umusitari. Kwa kundi nyine ku ishuri usanga hari umusore nyine waciye ibintu, ugasanga ni bogari, afite umuryango ukomeye, byose nyine arabyujuje. Kumbi wa musore wa wundi wagonganye na wa mukobwa akamwaka namba, yakomeje urugendo aza ahangaha ngo ni umukene n'amafaranga menshi afite, ariko nyine ngo ariyubaha, ntavuga menshi. Bigatuma rero abakobwa benshi bamukunda. Ntago ari umunyeshuri, ni uwo hanze, ariko hafi nyine y'isantere. Akunda gutemberera mu ishuri, arahazi, atemberamo nyine aganira n'inshuti ze bisanzwe. Yakomeje urugendo, ariko ameze nk'umuntu nyine wabuze ahari umuntu runaka rwose, ubona avuga ati ariko ntukabyaramo, uyu muntu ari hehe? Ageze ahangaha yaje kumuhamagara, ati niko uri hehe rwose ko nakubuze? Nakubuze, telefone yanzimanye. Ati mu by'ukuri mbwira aho urimo gusanga. Ati agatelefone, ngo telefone ye yazimye. Undi ati ndi mu kigo imbere, yewe wahansanga se mwana tukavugana gatoya? Undi ati yewe data we, ubwo ko ndagusanga mu kigo mana yanjye. Ati ariko maniga wagereka kundushya, imvugo nizo nyine, ni ba maniga, ni mani, icyuki, yewe data we. Arangije nuko yasubije fone umunyeshuri yari atiye. Ati mwana urakoze cyane wangu, urakoze pe, gongaho mani, gongaho. Nuko mu by'ukuri umusore agongaho, akomeza kugenda ategereza mugenzi we, inshuti ye. Ese ninde? Iyo nshuti ye ninde? Aramushakira iki se? Hanyuma se ubundi kuki mu by'ukuri uyu musore abakobwa benshi bamukunda kandi ngo ari umukene, nta mafaranga afite, ngagwa neza, ntavuga, ngo rwose nta makosa agira, ariko se n'ibyo gusa birahagije? Yakomeje urugendo gake gake, pole pole, yerekeza hafi y'ishuri. Yatangiye no kugenda yivugisha ati mani, kiriya cyuki mani nzakigigira. Kumbi ba bakobwa, wa mukobwa Keve yanze, yageze ahangaha aza kubwira ibibazo bye mugenzi we. Afite n'ikibazo cya minerivare. Ati mana yanjye, uzi ko ntarishyura, uzi ko rwose bagiye kunyirukana, kandi mu rugo nyine nta mafaranga y'ishuri mu by'ukuri bafite. Ati mana, nshobora kurivamo nkicara ngewe. Ati byibura iyo nza no kubona umugabo byibura nkishakira. Ati ntabwo binyoroheye. Ati uzi ko hari n'igihe nza hano ku ishuri nyine twaburaye, ati nta n'ikintu nafashe. Ati uzi ko hari igihe na papa arara kubita mama nyine, nkaza ahangaha baraye barwana nta gusinzira. Ati mana yanjye we, ati mfite agahinda. Ati nyine urumva muri uko kurwana usanga papa yanga kunyishyurira, ngo ngiye ngo ni inshuti ya mama, ugasanga arayanywera yose. Undi ati ihangane, ni ukuri ihangane basi, tuzareba ukuntu nyine twashaka n'akazi ku ruhande, wenda ujye wiga hanyuma ukora fucking job. Ati rwose humura Imana izagufasha. Mwoka byaramwe, umukobwa ngo nta minerivare, bagiye kumwirukana, ni umwana w'umukene, ariga ntararangiza. Babyeyi aho muri hose, mu by'ukuri jya wishyurira umwana minerivare, ntimugapfushe amafaranga ubusa. Hari abagabo usanga bayanywera, ugasanga nyine umugabo yanze no kwishyurira umwana, ngo ari kubaka amazu menshi, mbese ugasanga umwana abayeho nabi. Rimwe na rimwe umubyeyi kubera atabyitayeho, umwana akajya ku ishuri ntiyariye, umwana akarya nabi, agakura nabi, ashukuye. Ari naho usanga abakobwa bishora mu buraya, abahungu bakajya mu bujura, mu bagore, mu biyobyabwenge, kubera ubuzima bubi. Babyeyi rero mwite ku bana, mubishyura amashuri meza, niwo murage w'iyi minsi. Kandi nawe wa mukobwa we, wa musore we, niba mu rugo ubona nyine nta kigenda, nta mafaranga, nta byo kurya, wikwiyandarika ngo ujye mu busambanyi. Oya, ntabwo ari byiza. Burya bagutera inda ugasanga amasomo yawe arahangirikiye, cyangwa se bakagutera indwara nka sida. Filime yacu irakomeje, wa musore n'ubundi aracyafite bya byuki. Haje n'umukobwa wa gatatu, ariko asanga umusore noneho rwose huzuye. Undi amuturika inyuma, ati baby bite se wangu bite? Undi ati niwe mani. Ati mwafata ikibizo mani. Ni abanyeshuri. Wa musore uyu w'umukene, abakobwa bikundira ariko nyine nta kintu afite, aje kureba uyu musore uri kumwe n'inkumi. Ukunda abakobwa,
Ageze aha ngaha hati niko se uyu mutipe se nawe uje kumureba wana niko uyu mutipe rwose ko wagira ngo ni muswati kingi muswati wo muri Zambiyusi hirya iyo ngiyo mu nyanja y'Ubuhinde hakurya iyo muri Zambiyusi hati ko wagira ngo ni muswati no rwose yewe data we. Undi ati uyu muhungu rwose nawe simbizi ariko mwagiye mureka kumwirundaho mwese niko umuhungu umwe kuko azababasha wumve yaje aha ngaha aza no kugenda aserereza umusore hati niko ariko sha abakobwa bangahe bose ubu ngubu wowe uzabivamo hari igihe usanga n'abamwe ugasanga uyu munsi uri kumwe n'abandi ugasanga hati rwose bakobwa namwe mwagiye mureka umusore bwo mwese azabatunga babashira. Yaje aha ngaha aza no kubaserereza hati mani ngwino tugende mani wajya ureka rwose ibintu byo kwirirwa mu bakobwa aho ngaho gusa uri aho ngaho gusa uzi ko nari nakubuze mani. Abakobwa nabo bararakaye bari imyoza bava aho ngaho baragenda. Umusore aje mu by'ukuri abacyurira yababwira ariko mwarasaze do reba ukuntu areba amabuno we yewe data we areba nyashi. Nyamuneka basore n'inkumi mwirinde ubusambanyi sida iracyahari iravuza ubuhuha mwige neza nta kurangara ujye mu busambanyi byose birapfa cyangwa mu mayoga cyangwa mu biyobyabwenge. Wa musore yaje aha ngaha rero araza haricara iruhande rwa mugenzi we hati niko wangu none se najya mu mwana nkubwire uzi ko mu by'ukuri ka gakobwa mwana uzi ko kanyanze mwana hati uzi ko kanyanze kandi ndagakunda bya hatari. Undi ati cya wajya ureka uzi ko njyewe cyacyo kibagendana mani nacyatse nimero hati ubundi wowe ni gute mani umukobwa nk'uriya akunanira ufite amafaranga uri umwana w'umukire ukawufata abakobwa bose ukabirundira hati se ubundi urumva yakwemera hati nyine nukabona uri kumwe n'abakobwa benshi hati niba umukunda nyine wowe gerageza umushake wenyine umuterete wumve nta kindi baganira ni abakobwa ni ibyuki bafite nyashi abaseka neza aba rwose bafite amabere meza amatako meza hati reka nkubwire niba umushaka njyewe ndaza kubikugiramo mwana ati njyewe wa wundi rwose bagendana namurangije ubu ngubu turi kumwe hati nimero nazifashe nawe rero ubonye akanimero ka telefone hari ukuntu byakura nyine ukajya umutereta kumbi undi yahise afata telefone hati nimero ya telefone hati sha reka rwose nyifite se yakwitaba se urebe yahise ayikompoza. Ni umusore ntatinzamo ngo ni umwana w'umukire yakunze umukobwa aha ngaha w'umukene ariko umukobwa ntago amukunda ni wa wundi twabonye udafite minerivare watandukanye n'undi musore arira hati mani ntabwo yanyitaba pe nariyeranje nshaka nimero za telefone ku ruhande muhamagaye yarantutse ibitutsi nk'igihumbi hati uriya mukobwa we ntago umuzi ati rwose yanteye ubwoba kandi ngenda mukunda cyane. Umuhungu ari aha ngaha yakunze umukobwa ariko umukobwa ntamukunda mugenzi we ati ntukareka nkwereke rero kuva uyu munsi hagarika nyine kujya mu bakobwa benshi nawe se ubwo agucaho wicaranye n'abakobwa 100 uriho bakorakora undi aturumva mani abakobwa bose nta n'umwe nkunda mani hati njye baraza nyine bakanyishinzaho nuko tukaganira ariko njye nta n'umwe nkundamo natari ko nyine wagira ngo urabakunda none se ubwo wowe uturutse hariya ku ruhande ugasanga nyine umuntu hari kumwe n'abakobwa ari kubasoma bari kumugaburira wagira ngo iki ari wowe. Undi ati mana yanjye uzi ko ngiye kubireka wa mugani wawe hati bireke yewe ibi byatuma nyine no gukunda kwanga abona ko wenda mu by'ukuri weheta hatari kuri umukobwa ngenda muzi nza n'ahantu ataha hati reka nkwereke reka ngufashe tumugende gake gake rwose uriya mugenzi we azamutugezaho nta kabuza ntugire impungenge. Hati sibyo ndabizi ko ushaka n'umugore ushaka kurongora hati ndabizi ko wavuye iwanyu nyine uje aha ngaha no gushaka umugeni byose hati ariko nyine yitware neza mujye mwumva ko umusore yavuye iwabo ashaka umukobwa akurikiye umukobwa mwiza yakunze aza aha ngaha ku ishuri kwiga hano kubera gusa urukundo. Ibisanzwe ntago umuhungu ari umunyeshuri ntacyo abuze uyu mugenzi we ntago ari umunyeshuri we barazanye bisanzwe bakunda kuza aha ngaha mu kigo ndetse n'abanyeshuri banyura bakaganira mujye mwumva urukundo ruhagurutse umuntu akajya ku ishuri kubera umukobwa akunda ariko nibyo burya igihe cyose
witegura kurongora cyangwa se kurongorwa, jya ushaka umuntu wumva ukunze kandi ugukunze, umugenzure urebe imico ye, uvuga uti se uyu muntu koko arakwiriye ntakwiriye, kuko muri iyi minsi usanga abantu benshi nta mico myiza bagira, ugasanga uramurongoye cyangwa se arakurongoye, mugeze mu rugo rwose biranze neza neza. Niyo mpamvu umusore yafashe umwanzuro wo kuza ku ishuri kubera umukobwa yakunze, azi neza, witonda, mwiza, dore nguwo. Ariko umukobwa akunda afite ibibazo, mugenzi we aramukomeza, bakomeje gutaha bitonze, amuganiriza, amurema agatima kugira ngo arebe ko yaseka, ariko undi reka da, ntaseka, afite agahinda, yatandukanye n'umukunzi we ngo yamuciye inyuma, mu rugo ngo ni ibibazo, nta mafaranga y'ishuri, hari n'igihe atarya, akarara adasinziriye kubera intambara ziri mu rugo mu muryango, barwana bakubitana ibiyiko, ibikombe, amasahane, ari induru gusa, ari imigeri n'ingumi. Babyeyi mwirinde guhoterana bikomeretsa abana. Ikindi ntimugatongane imbere y'abana, ni bibi. Niyo mufitanye ibibazo mujye mujya ku ruhande mubiganireho, ariko mutari imbere y'abana. Ikindi babyeyi mwirinde ubusinzi. Hari igihe usanga kubera ubusinzi, gusesagura, umwana yarabuze ukuntu yiga. Mujye mwirya mwimare, mwishyurire umwana ishuri kandi ryiza. Iyo umwana yize neza umuhaye ejo hazaza heza. Bakomeje gutaha baganira, ariko umwe arishimye undi arababaye, undi aragenda amukomeza, ni inshuti, barigana. Hatari ko se wakihanganye koko, niko wakihanganye basi. Hatariga niyo bakwirukana, njyewe nzakora groupe ya WhatsApp, mbwira abana twigana basi dukore fundraising, nyine dukoteze dushyire hamwe, hanyuma turebe ukuntu nyine twakwishyurira. Ati ho muri Imana izabikora. Yo yamuremye agatima, arangiriza aha ngaha, aza kumuhobera, undi atangira guseka koko, atangira kugenda agarura icyizere cy'ubuzima, icyizere cyo kwiga akazarangiza. Ni inshuti nziza. Ni abakobwa batoya bakomeje urugendo barerekeza bagana mu rugo, bava ku ishuri. Filime yacu irakomeje, ese bizaherera hehe, bizagenda gute? Kumbi dore ba basore bamaze kuganira, bavuye aho ngaho nabo barerekera. Umwe ni umukire, undi ni umukene. Umwe arashaka umukobwa, yewe agahita arongora, agakora ubukwe. Ariko ageze aha ngaha nyine nawe abakobwa benshi baramukunda, baramuzi, ni umwana ukize, ukomoka ahantu hakomeye, ni ibogari, ni umusitari. Atangira kuza nyine amera nk'umuntu nyine wiyandarika, asomana nabo ku karubanda, bituma nta mukobwa mwiza umwisukira ngo amukunde bya nyabyo. Undi ati Mana yanjye, reka nkubwire, uriya mukobwa ngiye nimubona, uwo munsi nzamuporopoza icyumweru kimwe gusa, nzahita ndongora. Ati papa arantegereje na mama, nababwiye ko mfite umugeni mwiza, barambwira ati genda uzahitemo neza. Undi ati Mana uzahita urongora? Ati njyewe Mana nta kintu mfite rwose, urumva ni ugutereta gusa. Ati se ubu narongora nkamumaza iki? Ati jya kora nzagufasha, ariko mwana nanjye rwose uzareba ukuntu wandangira akazi, sibyo maniga? Ati uzi ko rwose kuva nava ku ishuri nta kiraka na kimwe ndakora. Ati mu by'ukuri yewe Mana yanjye, ati ni ubushomeri burandiye pe, burandiye. Undi ati Mana humura we gusa bingiremo, iriya baby ndayishaka. Ati ndamukunda byasaze, aritonda, naramugerageje, amakuru yose ndayafite Mana, buriya rwose azambera umugore mwiza cyane. Barasetse ati Mana humura Mana, ndabikugira ariko Mana ntubizi se ngewe ko banyemera, baranyemera mwana. Ati Mana barakwemera kabisa, ngewe wapi pe, ngewe rwose sinzi ikintu bampora Mana, bazi ko ndi igisambanyi, iyo bambona rwose n'iyi misatsi bagira ngo hari nywa n'itabi Mana. Umusore arahangaha ni umwana w'umukene, ariko nyine ngo umubonye wese agira ngo anywamo n'agatabi, kubera nyine imisatsi agenda akaboha. Ikindi nyine ugasanga ateruye inkumi ibumoso iburyo, arasoma, arakora kuri nyashi, mbese babona nyine ari ivuwayo iri aho ngaho nyine itavamo nyine umugabo ushyitse. Barakwereka ba bakobwa bakomeje kugenda
baraherekezanya bagera ahangaha. wa wundi ati none se mbwira ubu ngubu mu rugo hari icyo kurya gihari? undi ati sha wareka rwose nta kirimo. ati we data we, ati mana yanjye, ubu ngubu ugiye kwinjira nta kintu uri buze kurya? ati ntacyo, ni ukuri kw'Imana. none se nkubwire gute? ati basi injira, hanyuma mfite udufaranga, hanyuma basi dutume amandazi n'amata, hanyuma urebe ukuntu warya, cyangwa se uhahe utuntu dukeya, noneho wiyeranje uteke, ndakurindira, sibyo? ati hangana, ni ukuri nzajya ngufasha, ntabwo nari mbizi. ati hari igihe nyine ngiye mfite udufaranga mu rugo. ati yewe data we. undi ati ni ukuri uzaba ukoze cyane, ariko sinzakurushye cyane. undi ati oya, uri inshuti yanjye urabizi, ntabwo nakwemera rwose ko wiga utariye. hati ujye umbwira wowe gusa, mu by'ukuri ntukifungirane ngo wiyemere uze rwose wigize umuntu wa cyane. ati ntabwo mbikunda, njyewe ndabikwangira. ni gute rwose uba ushonje ntuvuge? batangiye kuganira, ni inshuti. nuko baje ahangaha barinjira, ni abanyeshuri. burya hari ukuntu abanyeshuri baba bakundanye cyane pe. barakwereka bukeye bwaho rero wa musore n'ubundi yaje ahangaha n'umutaka, ni ku zuba, ategereza mugenzi we maniga. ati yo bite se mani, bimeze bite mani? ati niko se waje ryari? ati sha wareka rwose, ati uzi ko maze isaha ahangaha ngutegereje, ese ubundi ubu rwose ntabwo wakerewe amashuri? ati mani ngiye amashuri mani njye ubireke, hari igihe njyamo cyangwa sinjyamo, ni muri kaminuza. ni umusore. ati njyewe se ntubizi ko misiyo yanjye nyine ari umukobwa? ndetse ariko se ubwo reka nkubaze, nutajya no mu ishuri ngo wicare nyine babone kuri seriye, urabona azabona uri umuntu ufatika? haterega abakobwa nka bariya nyine nawe arabanza akareba umuntu nyine uri seriye ufite umurongo. ndati mwana reka nkubwire, wowe bingiremo, ibindi nyine nanjye ndagerageza. ati bingiremo, nidukundana uriya mukobwa mani njyewe nzaguha icyo ushaka cyose. ati wallahi njye nzaguha n'amafaranga menshi cyane mani. ati ariko uzi ukuntu mukunda? ati rwose njyewe nagiye nkunda ubukobwa bwinshi, ariko nkasanga ni uburara, nkasanga ni ubusambanyi, nkasanga rwose bukunda amafaranga. ati ari kuriya naramugerageje, yanteye indobo rwose, ivumbi riratumuka. bakobwa mujye mwumva, burya niba wakunze umuhungu ntakakuvugishe ngo hanyuma uze wese umwereke ko nyine yorosora wabyukaga, nakwaka gukora imibonano uhita ubyemera ngo nuko ari umukire, ngo asa neza. oya, jya wifata, wikomeze, uvuge ngo oya, nibwo uzabona umukunzi wa nyawe. abasore bakomeje kwerekera bagana ku ishuri, umwe ni umunyeshuri, undi si umunyeshuri. ni uwahangaha nyine ku isantere, ariko usanga nyine ku ishuri bahagize nko mu rugo. hati mani reka nkwereke mani, hati njyewe na miliyoni mani nayiguha, cyangwa rwose nkagura n'imodoka nkayiguha, hati umuhaye uriya mukobwa mani. barakwereka filime yacu yarakomeje, amasomo yaje kurangira, wa mukobwa aza ahangaha aricara ategereza mugenzi we, ariko n'ubundi ari kugenda asubiramo amasomo. wa musore yaturutse ku ruhande yishyiramo akanyabugabo, aza kureba umusore ari wenyine, mugenzi we wa wundi uzabimugiramo ntabwo bari kumwe. aravuga ati mani ndamubonye nanjye, reka niyongoza, ariko reka ndebe rwose ko iriya bibi nayishitura. yageze ahangaha arakonja, umukobwa aramwitegereza, akimukubita amaso azinga ibitabo, aramuzi ntamukunda, ni umusitarura aho ngaho. umusore ariko reka nkubaze, wakihanganye koko tukavugana iminota 5? undi ati genda, ntabwo ngushaka, singushaka rwose mu maso yanjye. hati genda se nyine. umusore hatari koko wakihanganye, undi ati n'undi munsi ntabwo ngiye ngushaka. ndatari ko kubiki rwose wanga ko tuvugana. umukobwa tuzi n'ikindi, akanwa koshwa n'akandi, reka nkubise wakiraya we, kigisitari kiri aho ngaho gusa. umukobwa ava aho ngaho arirukanka, akunda kubona uyu musore ari kumwe n'inkumi nyinshi, n'imisatsi ye yewe ntabwo abikunda ngo araboshye, ngo usanga nyine biyemera, ari abasinzi. kandi umusore ari seriye, arakomeje, ni umwana w'umukene, ariko umukobwa yaramwanze. barakwereka umukobwa yaje kwitahira,
arigendera, ntabwo ashaka kuvugana n'uriya musore, kandi umusore ni umukire, ni umwana w'umumiliyoneri. Ageze ahangaha yabonye akamesaje aza gusoma, ese ninde umwandikiye? Nawe arasubiza, ubanza ari mugenzi we, wa wundi w'inshuti magara bagendana. Ese uyu mukobwa koko azakunda uriya musore, umusore w'umukire wavuye iwabo akemera kuza ahangaha akihindura umunyeshuri kubera urukundo yakunze uyu mukobwa, ngo aritonda, afite imico myiza. Kumbe wa mukobwa aravugana na mucuti we ati nageze mu rugo sheri, njyewe ndahageze nyine, umpamagaye ndi kugenda ntabwo nayumvisha, ariko ntubishobora wenda unsange mu rugo. Ati kandi nyine wakoze, uyu munsi mfite icyo kurya, ntugire impungenge, ejo twa dufaranga wampaye nyine nahashye ibintu byinshi cyane. Ati nk'icyumweru cyose turakemara tumeze neza, ntugire impungenge rero. Arangije arinjira arataha, mugenzi we yaramufashije amuha udufaranga, arahaha ibyo kurya icyumweru. Iminsi yakomeje kwicuma, tugaruka ahangaha, ba basore n'ubundi bakomeje kuganira. Atuzi n'ikindi, uriya mukobwa ngiye turaziranye, ngiye kugenda mwigireho inshuti, hanyuma njye mukuzanira, mugende muvugana gake gakeya. Njyewe nta mukobwa rwose ahangaha utankunda, bazi ko ndi seriye ukuntu, we bazi ko rega buriya wowe nyine ubabeshya, ntabumva nyine wishakira ibintu byo gusambana gusa ubundi ukabareka. Ati nuko ngiye kubigenza, ati ntago mbizi niba wa mugenzi we atazarakara, ariko reka mbigenze gutyo. Banogeje umugambi, barakwereka bidatinze, wa musore yatangiye kuza ahangaha aza kwikundisha kuri wa mukobwa. We rwose ngo nta kibazo agirana n'abakobwa ahangaha. Hageze ahangaha ati bite se wangu umeze gute? Umukobwa yaje yirukanka, ati ni byiza, kuri ahangaha se ni amahoro. Ati ni amahoro nyine, narenje nyine kugira ngo ngusuhuze nyine tunatahane. Ati hanyuma se Claire se, bwo Claire si inshuti yawe? Ati nyine Claire ni inshuti yanjye, wowe nyine ndagira ngo nyine njye ngufasha nyine nguherekeze, wowe se nta rungu ufite? Nta rungura? Kumbi baraziranye, ni abakobwa. Ati rwose ntugire impungenge na Claire nta kibazo azagira. Umukobwa ati se ni ubuhoro kumperekeza? Ati ni ubuhoro. Ati nta kidasanzwe, ndagira ngo tujye twiganira nyine dutere story. Umukobwa ati story? Ariko se yabanje gushidikanya. Ati reka nkubwire, nizere ko bitazanteranya rwose na mugenzi wanjye. Ati sibyo, nizere ko nta bintu birebire birimo. Undi atari ko se uko ntunzi, njyewe ntabwo nkunda abakobwa benshi, nyine Claire ni inshuti yanjye, nta birenze, ariko nawe hari ukuntu nyine nkunda kubona wigunze, nkabona urakaye, nkabona hati guherekeza se hari ibirenze, nzajya guherekeza ubundi twiganirire bisanzwe. Umukobwa arahangaha, hatoke nta kibazo basi, nta kibazo, wowe ruse kuri umuntu wacu, uri umuntu wacu. Umusore arakunditse kubera ngo yitonda, ari seriye, abakobwa benshi ahangaha bamwibonamo. Atuye hafi ahangaha ku isantere. Ndati urabizi ko rwose ngiye ibintu by'abasore reka da. Hatari ko yenda kuzi, umutima wawe ndawuzi, ntabwo ubeshya, ahangaha turakuzi twese. Hatuzi ukuntu nyine abakobwa benshi bagukunda ahangaha, ngo uriyubaha, ngo uri seriye, hati mbese bose barakwemera. Umusore ati hati se, hati ni byiza cyane nyine, nawe ni umugisha w'Imana, ni rwose ni igikundiro Imana itanga. Umusore ahangaha aje kwikundisha ku mukobwa kugira ngo azamushyire mugenzi we, wa wundi w'umukire ushaka kumurongora. Ese azabishobora ntazabishobora? Dore wa wundi baramubujije, mugenzi we amugira inama ngo nareke abakobwa. Yaje ahangaha n'ubundi baza kumwanjama, batangira kugenda bamukorakora. Afite amafaranga, abagurira amaji, amandazi, amata, akabasohokana, bakamukundira icyo ngicyo, ariko nyine bamushakaho ibyo kurya n'udufaranga. Abandi barahanga ariko se sheri ko warakaye, kumbi noneho ntago abyitayeho. Hati ni kuko utari kuvuga. Ndati muzi n'ikindi, ndananiwe, reka nigendere. Nuko noneho yahagurutse, abakobwa barumirwa. Ariko se we byagenze gute noneho? Barakwereka
ku munsi wakurikiye yaje ahangaha noneho yicara wenyine, abakobwa arabitarura kugira ngo wa wundi namubona azabone ko ari umuhungu uri seriye. Ni inama mugenzi we yamugiriye. Bidatinze rero mugenzi we yaje ahangaha ari kumwe na ya bebi na wa mukobwa amumuzaniye gake gakeya. Umukobwa ahageze asanga uwo musore aramuzi, yanga no kumureba. Hati mani biteze umeze gute? Ati ni sawa mani, nturetse ko wicaye ahangaha mani. Hati urumva nyine nari nkurindiriye ngo tujyane. Urebe wa musore atari kose ubwoko kutampamagaye, ubu rwose wari kwicara ukageza ryari? Hati urumva nyine ngewe nabanje kujya kureba nyine umukobwa kugira ngo mucyure hatahe nyine. Hati ni inshuti yanjye. Urebe umuhungu ari ahangaha bari ku isiri. Umusore ati uyu musore ni inshuti yanjye. Hati rwose mumenyane. Umukobwa aramuzi, amurebye atangira guseka, akunda kumukubita indobo kenshi. Umusore akamwirukaho, umukobwa akanga. Ese uyu musore azabasha guhuza uyu mukobwa n'uyu musore umukunda? Ese koko uyu mukobwa azemera akunda uyu musore w'umukire wihinduye umukene kubera urukundo amurongore? Cyangwa se n'ubundi azakomeza mwange nk'uko akunda kubikora? Barakwereka. Filime yacu nuko igenze, ni igice cya mbere. Ku munsi w'ejo ni igice cya kabiri. Ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe. Ndabakunda cyane. Wari kumwe nanjye Papa Romantique. Astra Vista. Ciao. God bless you.